nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera kabariro. Ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahahoze gare umanukiye kuri Avenue yo kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagere hari hituruje kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububiligi, Ubufaransa n'ahandi Asia ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788990576. Yes, nkuko bisanzwe rero twongeye kubasuhuza kandi tubifurije igitondo cyiza kuri mwe mwese abatwumva amasaha mu gitondo. Igicamunsi cyiza kuri we utwumva mu masaha ya nyuma ya saa sita. Tunoro kandi kubifuriza kugubwa neza, ari nako kandi tubaha ikaze muri amakuru yo muri iki gitondo cyo ku munsi wo kuwa kabiri. Twero turi tariki 10 z'ukwezi kwa 12, tukaba turi mu mwaka wa 2024. Ibintu bikomeje kuba bibi rero hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nayo mpamvu imwe rukumbi rwose itumye tuzinduka muri iki gitondo kugira ngo n'ubundi twongere turebe ibiri kubera muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko by'umwihariko tukaza kwibanda hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu ntambara ikomeye cyane ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, tutibagiwe n'abambari bacyo, aho rero ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nta gutinda rero mu by'ukuri, reka mbabwire niba wamaze kuhagera, icyo usabwa nta kindi no gukanda kuri subscribe. Hanyuma niba waramaze gukanda kuri subscribe rwose, icyo ugomba gukora nta kintu no gukanda like ndetse na share. Ariko by'umwihariko mwe mugeze kuri uyu muyoboro ari ubwa mbere, turabashishikariza namwe guhita mukanda kuri subscribe ndetse mugakanda no kunzogera kugira ngo namwe muce ukubiri no makuru y'ibinyoma, muzajye mubona amakuru yizewe abagezweho kandi azira ibihuha gatanu kuri kagenzi kako. Nk'ubu amakuru yacu tugiye kuyahera hano muri Masisi, ubwo mwumvikana nta gutinda, twese twambuka rwose twerekeza hano muri Masisi. Abantu no benshi ngira ngo kuva ku munsi w'ejo hashize rwose twari turimo turagenda twibanda hano muri Masisi tuvuga ku rugamba rusa no kugenda rwitegura cyangwa se rugutegurwa, aho M23 ishobora kuba mu minsi mike rwose ushobora kumva yageze Masisi ku zone. Gusa nubwo mu by'ukuri abaturage hano muri Masisi mu bice bigiye bitandukanye umutekano M23 yagiye iwufixinga cyangwa se rwose iwushyiraho, dore ko twagiye tubona igerageza gushakisha uburyo kiyashyiraho n'inzego za local defense kugira ngo abaturage bakomeze bagende babone umuturage. Nyamara aba bazarendo nabo ntago boroshye naka na gato. Nk'ubu ngubu amakuru atugera avuga ko ahantu bita ngo ni Irushoti, Irushoti rwose ngo ku munsi w'ejo M23 ikaba muri axe rwose ngo yahishe abazarendo bagera kuri 4. Abazarendo amakuru akavuga ko ngo bari baje n'ubundi hano muri aka gace ka Rushoti baje kwiba ingurube z'abaturage, hanyuma ariko baza guhura n'uruva gusenya. Hari umwe ngo mu bari birutse bagerageje donc ngo bari baje ari benshi, ariko ngo mu bari birukanse nyine babashe gucika batorotse. M23 ubu nawe ngo yamutsinze, cyangwa se umwe muri bo ngo yamutsinze ahantu bita ngo ni kumushoko. Yes, uwari uri mu bacitse nyine birutse we ntago bibura umunsi wari wageze, baje kumutsinda ahantu bita kumushoko. Aha Irushoti rero ndagira ngo Irushoti abantu muhazi neza rwose, ngira ngo mwamaze kuhumva. Aha n'ubundi ni muri Masisi, akaba ari muri groupement ya Bashari Mukoto. Aha rero niho mu by'ukuri ku munsi w'ejo M23 yagize itya
iba ihatsinze abazarendo bagera muri 5. urumva ko ibintu ntago byari byoroshye nyuma ko bari bamanutse baje kwiba inka ingurube z'abaturage. Bari baturutse rero aba bazarendo ubwo bazaga kwiba izi nka ngo bari baturutse ahantu hitwa Ibutenderi. Aharo Ibutenderi ngo niho bari baturutse, urumva ni naho buri abafite ibirindo cyangwa se nanjye ngo ibirindiro. Murabizi ko batajya bubaka bafite ubwoba rwose ngo ko nibubaka ngo M23 leta ibona ko hari defense ikazi kahagaba igitero, ubundi bakunda guteka, niba banatetse bagateka ku gasozi, niba ari n'igitoki, niba ari n'iki n'ibijumba n'iki n'imyumbati y'amateke barotsa babyotsa ku gasozi, bakaryama ku gasozi, nta n'uwatinyuka gushyiraho n'ikidara cyangwa se ikivera. So rero bari baturutse ahantu bita ngo ni Ibutenderi, hanyuma baza kwiba nyine inka aho hantu bita ngo ni Irushoti. M23 ikaba yabateze ambushi, bamwe iza kuhabatsinda, abandi rero mu by'ukuri mu bacitse umwe muri bo akaba yaguye ahantu bita ngo ni ku Mushoko. Amakuru akava ko ngo M23 yabagabyo igitero, bamwe ngo bari bari ahantu bari baturutse ahantu bita ngo ni Igasura. Abaturage ngo nibo babahaye amakuru bababwira ko ngo izo wazarendo ngo zimanutse zije kuguhungabanya umutekano w'abaturage, hanyuma M23 bamanuka barakaye. Icyo baje gukora no guhita batangira kubagabamo ibyo bitero, babarasohoka arahava. Hanyuma rero ntabwo hari n'abandi barwanye ba M23, urumva bamwe bari baturutse ahantu bita ngo ni Igasura, abandi baje baturutse ahantu bita ngo ni Itambi, ari nabo mu by'ukuri bateze ambushi. Abo bandi baje bari kwirukanka, hanyuma rero ngo ni nabo barashe uyu musirikare, uyu muzarendo umwe waguye ahantu bita ngo ni ku Mushoko. Donc ambushi yabo baturutse Itambi bayitereka hano hantu hita ku Mushoko, ku buryo uwabashe gucikira hano nyine ubwo urumva hano Irushoti za Rushoti ntabwo byaje kumworohera kugira ngo abe yacika n'ahantu bita ngo ni ku Mushoko, kuko ibintu ntago byari byoroshye naka na gato. Ngibyo rero ibyabaye hara muri za Masisi ku munsi w'ejo, ubwo M23 rwose yagiraga itya ikagaba igitero gikomeye. Igitero simusiga kuri abazarendo, iri kubaha gasopo inababuza kongera kurya iby'abandi muri rusange. Hanyuma rero tukiri mu bijyanye n'ibi bikorwa, reka duhite twongera dusimbukire n'ubundi hano muri Kibumba, naho mu by'ukuri w'ejo abazarendo cyangwa se FARDC donc abaturage bagufatiye umwe mu baturage cyangwa se umwe mu bazarendo. Buri abazarendo nge mbita nk'abaturage nubwo bahawe imbunda. Urabona ko abaturage benshi amahanga arimo kugenda nabyamagana, ngo bafashe umuzarendo yaravuye kwiba ihene afite n'imbunda. Uyu muzarendo nyuma uko abaturage amufasha hano za Rusayo, baramwicaza bamubaza mu by'ukuri uko ibintu bimeze, batangiye gutegura ibipine byo kumutwika. Ati nyamara ihene tuba twahitumwe cyangwa se ihene tuzitumwa na afanda. Uyu munsi afanda aragutuma, ejo agatuma n'undi. Ubwo rero byaje kumenyekana ko mu by'ukuri abazarendo bakora, nubwo bamwe bajya bagwa mu nzira ugasanga batwikiyeho ibipine, naho baba bategetswe n'abayobozi babo kujya kwibira ihene abaturage cyangwa se ibintu abayobozi, kwiba ibintu by'abaturage bakabyibira abayobozi. Hanyuma rero mu by'ukuri bikaza kurangira bamwe bahasize ubuzima. Ariko nyine niko ibintu bigomba kugenda, kuko n'ubundi nibo baba babyikururiye muri rusange. Twihute cyane no duhite dusimbukira muri teritwari ya Rubero. Ku munsi w'ejo n'ubundi habaye imirwano, hari ku itariki 9 ejo hakaba habaye imirwano. Amakuru dufite yizewe azira ibihuha aratubwira ko ku munsi w'ejo ku isaha 7:30 ahantu bita ngo ni za Katwa, aharongo ni muri commune ya Kayina cyangwa se urumva ni muri axe ya Kayina, hakaba harabereye nabwo urugamba rukomeye cyane. Uru rugamba rero ngo rukaba mu by'ukuri rwarabereye nko mu birometero 3 uturuka cyangwa se ugera hano za Kirumba. Hanyuma ariko ngo M23 n'ubundi ikwaraje kubyitwaramo neza, kuko yagize itya n'ubundi
yirukankana izi nyeshyamba cyangwa se yirukanka kuri aba barwanyi bari kurwana ku butegetsi bw'Ishishasa harimo FARDC ndetse na Wazalendo. Ngibyo rero uko ibintu byari byitwaye. Mu kanya gato ndibuze gushyira ku muyoboro ndimo ndagenda nshakisha witwa Adolphe nawe aze kutugezaho amakuru kuri update afite. Murabizi ko nawe abari hariya abafite ibyo yateguye rwose biba bitanafite aho bihuriye n'ibyo nabateguriye, kuko urumva drone ntabwo ari zimwe nafite drone ze, so nta nubwo tuba twice wenda ngo tubigeho inama ngo turavuga gutya na gutya, ahubwo nge mvuga ibyanjye nawe akaza akavuga ibyo yateguye niwo mujyi wa Eugene Official. Bivuze ngo ashobora kugaruka muri Masisi, ashobora kugaruka muri Rubero, ashobora kugaruka yewe no muri Rugoma na hehe hose, yewe na hano za Kibumba akaza bazana indi version nshya. Ubwo urumva ko kumucikwa urumva nta nuguhomba. Ariyo mpamvu nkubwira nti ubusabwa kumva ikiganiro mpaka ukigeze kure. Nyuma y'uko ku munsi w'ejo nyine muri aho hantu bita ngo ni Ikato habereye imirwano, ntabwo ari gusa habereye imirwano, niba iyi ngiyi yarabaye ku isaha 7:00 ziri gushira 30 hafi saa 8, ahagana mu masaha y'umugoroba ahantu bita ngo ni Gasege, aha naho hakaba harabereye urugamba ku isaha 11 zuzuye z'umugoroba ku munsi w'ejo hashize. Aharongo iyi mirwano ikaba yarasize n'ubundi ngo M23 itumuye Abazalendo bagera kuri 4. Abazalendo rero M23 ikaba yarabishe rwose ibatsinze ahantu bita ngo ni ku Mushoko. Ahantu twa ku Mushoko ngo niho yabarasiye, niho yabiciye. Ubwo abazi neza iyi axe rwose muri ibice za Gasege niho M23 yatsinze aba barwanyi ba Wazalendo cyangwa se izi ndwanyi ziri kurwana ku butegetsi bw'Kinshasa. Ikindi rero tugomba kuba twababwira nuko ku munsi wo kwa gatandatu nyaboneka FARDC ari kwigamba ko ngo back sharing zikomeye cyane, ndetse ngo izi sharing zikaba zaratumye ngo M23 ngiva mu dusoze tumwe na tumwe ngo baza kuba batujyamo. Nibiryo bari kugenda bavuga, ariko nyine ni bya bindi byo kwa bikina, ariko reka nabyo tujye tubivuga kugira ngo mwumve rwose ko ibyo uko bimeze. Ariko nyaboneka FARDC nubwo bakwigamba bakabe bigamba bakavuga ko mu by'ukuri hari uduce bafashe, kuko turabizi ibi byose bagiye babivuga, ariko ntibikureho kuba baragendaga bamburwa uduce tugiye dutandukanye. Reka rero dushakisha uburyo ki tuvugisha Adolphe. Reka dushakishe Adolphe rwose ku muyoboro nawe aduhe update. Murabizi ko muri iyi minsi rwose turimo turakora iminota mike, ubwo nereka tumuhe iminota 10 cyangwa se 11 Adolphe atubwire amakuru yo muri biriya bice cyangwa se mu burasirazuba. Mbibutse ko amakuru mfite nayo mba nateguye nawe abafitanye, ntabwo abahuje. Niyo mpamvu buri wese abafite version ye. Nk'umuntu uri hariya rero nawe mugomba kuza kumutiza umwanya rwose akabagezaho arimo kugenda bibona, dore ko abagenda yitwamo hirya no hino. Ndabona ku murongo hageze Adolphe, waramutse neza, amakuru yawe? Mwaramutse amahoro Eugene. Komera cyane Adolphe, umeze nkaho ukiri mu buriri ariko. Maze kubyuka nimaze gukara mu maso, maze kubyuka kabisa, ndimo ndashima Imana ko bukeye amahoro. Alhamdulillah. Hanyuma rero tubwire n'ubundi ndabona muri Masisi gikomeje kuba n'ubundi n'urugomo ndetse n'ubujura bw'Abazalendo. Nahoze ndeba yewe na hano muri za Rusayo naho ubujura bw'Abazalendo burakomeje. Nikojeje iyo muri za Rubero naho nsanga ku munsi ejo n'ubundi imirwano yakomezaga. Ese niki utuzaniye muri iki gitondo, niki uzaniye abakunzi ba Eugene Official muri rusange? Abakunzi bacu ba Eugene Official, amakuru mbazaniye hano muri Masisi, ndababwira amakuru yabaye ariko ku mugoroba w'ijoro rikeye ahantu bita Irwamwa. Rwamwa ndahareba. Irwamwa hanga abantu wenda batahazi n'abaza ahantu bita Impati, nuko ngo Irwamwa ni hakurya ya Mpati, y'umuntu yari ahantu bita Impati, abari kwareba hakurya ye. Ahantu rero hitwa Irwamwa hari ibirindiro bya M23. Ubwo noneho hari Abazalendo baturuka muri Mayimayi cyangwa se mu Bazalendo bo kwa Janvier Karayire uba ahantu bita Ukwezi.
hamwe n'abandi b'abanyatura bo kwitwa Jean Marie ukunda kubarizwa hejuru ya Rukweta ahantu bita mu mashyamba ya Nganga. Abangaba bashatse kwataka ngo bari ukuntu bagera hariya irwama, ariko basanga intare za Sarambwe zihora ziryamiye amajanja, bashimaho biranga. Intare za Sarambwe nta kindi zabakoreye, zabakubise, bamwe zibaca amaguru, abandi zibamena udutuza, ku buryo bongeye abacitse ngo birukanse ubundi bararengarengera ahantu hitwa Indurumo, niho babageje bari kwirukankana, kuko aho ngaho Indurumo ni ahantu hari intoki nyinshi cyane. Bageze ubwo aho ngaho Indurumo, kubera ko bageze mu ntoki, kugira ngo ubashe kurokaniza umuntu uri mu rutoki babigoranye, ubwo abakita bajya iyo za Rukweti bahita bigesera, bahise bakomeza bajya wabo za Rukweti. Noneho abo ngabo kwa Jean Marie, kuko ntabwo bari kumenya ngo bajye za Rukweti, ahubwo bakase mu kuboko kw'iburyo berekeza iyo mu misozi yabo aho muri ayo mashyamba ya za Nganga. Ariko aho ngaho bahaboneye isomo rikomeye cyane, kuko intare zasanze zabakubitiye rwose, barirukanka basumya birukanka, bagiye ntawe uri kumwe n'undi, kuko ibyo babakoreye navuga ni nakasa mutwe kabisa. Aho ngaho hari hariya irwamwa, ni ukuvuga ngo bahaboneye rwose uruva gusenya, kuko bagiye ntawe uri kumwe n'undi, ariko bageze aho ngaho nyine Indurumo, kubera izo ntoki nizo zabakijije, ubundi baba bagezeyo abenshi bagezwa mu mugezi wa Rushoga, kuko irwa ngo Indurumo uri kwerekeza i Rukweti hari umugezi wa Rushoga wambuka. Ubwo icyabashije izo ntoki kundi bari kuba bati tubakurikire mpaka turi ukuntu twabageze aho ariko bageze muri izo ntoki babasha kwishayishamo. Ubwo intare zasanze ntabwo zarenze ngo muri iyo Ndurumo, zahise zisubiza mu birindiro byazo. Tugeze ahantu yitwa Irucuro. Irucuro hari imirwano naho yabaye ejo bundi, ibera ahantu bita Ibambo n'ahantu bita Ibutare. Aha hantu intare zasanzwe zakubise FDL bari baje bari kumwe n'abasemusi bari baje kwagera, ariko baragenda ntibashirwa, n'ejo barongeye baragaruka, bari baje bari kumwe, ubu yari semusi n'abita FPT abajyarugamba bayobowe n'uwitwa Dani. Abaraje nabo baraza bati hari ikibazo buriya semusi ifite cyo kuba yarataye akarere, ari bavuka iyo ageze mu bandi ba komanda baravuga bati wataye akarere kawe, ati uri gusendera, nuko ngo hari ahantu bari kugenda hikuba ngo kugira ngo rebe niba yahabona ibirindiro, ariko biri kwanga. N'ubwo rero iyi FPP injyarugamba zari kumwe n'uyu witwa Dani, baraza n'ubundi bashaka kugira ngo barebe ko bakongera kugera hariya n'ubundi muri Bambo na hariya za Butare, ariko n'ubundi biranga, ku buryo intare zasanzwe zongera zirabakubita, zirabashwiragira, zirabajyana, ku buryo zabagejeje hirya y'ahitwa Mariya Moto, zageze ahantu hari amashyuza, ku buryo zabakubise none bageze mu mashyuza. Abenshi ayo mashyuza bayiroshyemo, ariko intare zasanze ziri ukuntu bari kwiba mu mashyuza, kandi bazi yuko ari bugorofi, ko bumvaga yuko batakwibonera, kuko bazi yuko FDL yirometse, bazi ko bayijyana mu Rwanda, kandi ikinya kugera mu Rwanda kubera ibyaha ihashinjwa yakoze. Ni uko ngo abenshi ababashe gucika aho ngaho mu mashyuza bari bahagaze gato, abenshi biroshye muri ayo mazi y'amashyuza, niyo yabahitanye. Abacitse ku icumu bagiye barengarengana muri ayo mashyamba berekeza muri iyo pariki. Ngibyo rero ibyabereye hariya muri Masisi. Aho ngaho muri Masisi n'ibyo bintu twahavuga, ahubwo ikindi kintu twavuga hariya muri Nyiragongo. Muri Nyiragongo naho hafi y'ahantu bita mu Munigi, hari ahantu mbere cyari bifite idifensi aho hafi mu Munigi,
nuko ngo munigi ni hariya ku muhanda yuko uri mu munigi uri kugenda uri muhanda route numero 2 yuko mu munigi uri ahantu bita Ikibati nuko ngo na ahantu embre ifite igifesi utari wagera Ikibati ariko mu munigi abafarudeste n'abazarendo rero bari bavuye hariya mu munigi bashaka kwa Gresa cyangwa bashaka gutera M23 ariko bakihagera M23 iravuga ati never ntimukayimo ntacyo mwakora mwebwe ubwo yabakiranye yombi bakihagera bakubita irabakujongera irabasubira noneho ubwo icyabaye nuko yabakurikije n'amasasu ashobora gusubira mu munigi ku buryo hari amasasu yaguye hafi ya quartier Ndosho hari hafi y'Igoma ku buryo abaturage bahariya muri quartier Ndosho batangiye kuvuga baravuga ati aha hantu turi kubona amasasu atangiye kujya agwa hafi yacu icyo twakora nuko twakwiviramo ku buryo ahubwo M23 amarafatira twagongera tukagaruka ariko turi kubona ubwo batangiye amasasu atangiye kujya agwa hafi yacu ati ibintu byaba bikomeye cyane hariya rero aho ngaho muri Nyiragongo nuko ngo aho ngaho mu munigi humvikana amasasu menshi cyane ariko ntabwo nzi niba uko bukeye ariko amasasu muri uyu mugoroba w'ejo amasasu arahavugiye menshi cyane rwose ku buryo amasasu mwera ari kujya aho hano hafi yo muri quartier Ndosho hano muri Goma ko numva bitari byoroshye ntabwo byari byoroshye kuko abaturage bari ko bati iyo abatwara tugize amahirwe M23 ikaza ikajya hano muri Goma ikazikiza yani babaro bafite bwa bujura buri kujya bukorwa n'abagomba kubacunga aho bakaba bari kugenda babiba babatesa aho bari ko bati icyaduha ikagira naho bari ko bati abenshi ariko bati reka twe twibiriyemo nitugira amahirwe ikageramo tuya tugarukemo ariko iri joro rwose bari ko bati ubanza ubona zatangiye ngo hano barinjira muri bino joro hari andi makuru rero n'ubundi ahangaha nk'uko hano hantu amakuru ashyushye hano mu burasirazuba bwa Kongo hari n'ikindi twavuga indi mirwano uretse yuko itari ku mirwano dukunze kuvugaho cyane ko ndetse n'icyatuma tutayivugaho ahantu bita muri province ya Kwango ni province iri mu burengerazuba bw'amajyepfo ya Kongo ku buryo iyi province igenda igakora kuri kapitali ya Kinshasa aha naho hari umutwe urwanya leta ya Kongo abo bita Mabondo ni ukuvuga ngo Mabondo mu ijoro ryo kuwa gatandatu ku itariki eshanu eshatu nabo bivunye umwanzi nabo ngo bivunye umwanzi kuko umwanzi wabo ni FARDC bamukubitira ahantu mu kavirage muri village yitwa hari village babakubitiyemo reka nyibuke neza iyo village babakubitiye muri village yita Chakalankowa muri territoire yitwa Popo Kaboka aha barabakubitiye ku buryo umuvugizi wabo wa leta witwa Antonia Mwabushayi yivugiye yuko bahitanye abamabondo 20 nabo batakaza abasirikare 3 hakomereka n'inkomere 11 nuko rero ngo ibi ngibi Perezida Tshisekedi abari kuvuga ngo kumvikana na M23 ngo nabareteri nuko ngo ntabwo ari bonyine barwanya leta ya Kongo hari n'abandi benshi bari kuyirwanya uziko minsi yashize hari undi mutwe wavutse hari muri Katanga ndetse waje kwituruka no kuvuga yuko ubumwe n'intare za Sarambwe
aba rero nabo uriya mutwe nawo uri kurwanya leta kandi kwirwanya ni uko avuga yuko nta kintu cyiza leta ikora. ni ukuvuga ngo rero abarwanya leta ni benshi, wenda kandi n'agashemo ntabwo twari kubura ukaba kubera yuko nabo ni ibintu bigendanye n'imirwano, kandi imirwano ikaba ikorera mu gihugu cya Kongo, kandi tukaba turi kuvuga ku byerekeranye n'umutekano wa Kongo. ni ukuvuga ngo ni hariya rero hariya hafi ya Kinshasa muri ya province ya Kwango naho ntabwo ibintu bimeze neza, kuko abo bamapondo baho nabo bavuze yuko batagomba kurekera, ko bagomba gukomeza imirwano bahanganye n'abasirikare ba FARDC. aha tubwire n'andi makuru rero kuko iminota ndabona yagiye. Iminota yagiye, ariko reka mbabwire wenda tuse nkaho tugera ku musozi yasohoreza ahantu bita Iwarikare. Iwarikare hari abazarendo bagabye udutero shuma, ntabwo ngo ni igitero gikomeye, udutero shuma kuko nitwa udutero cyangwa tw'abantu 10, 15, 20. utu rero bagabye udutero shuma baturutse muri Pinga, bagabye udutero baturutse muri Pinga, bagaba ibitero ahantu bita babigavuga ahantu bita Katobi, Peti, Mera na Bihendu. ahangaha naho bahagabye ibyo bitero, ariko ntabwo kuri ibitero kuko n'ibitero bidafashije, ibya bitero bibanza bagakuza ndetse ni nka zose ko kugira ngo duteshe abantu umutwe, ariko basanga n'ubundi intebe za Sarambwe zibaje ryamye amashanja. nabo ibi byabaye ejo, ariko habonetse imirambo itatu muri barabaza rero bagaturutse hariya muri Pinga bari gushaka gutera hariya muri turabice n'imbaze kukubwira, habonetse ibirango 3. ariko umuntu w'Ipinga yambwiye yuko hageze inkomere nyinshi cyane, nuko ngo kibara batatu bapfuye gusa aho bageze n'inkomere, nuko ngo bahise basubira kuko nitwa bitero Imana avugaga ntabwo byari bitero bikomeye, barabakubise n'ubundi hari aho ngo ari abo baturutse bashatse kugera Ikatobi, ari abo bashatse kugera Imera, ari nabo bashatse kugera Bihendu, bose bahise basubirayo. ahubwo sindamenya mu gitondo cy'uyu munsi niba hari ikindi cyahindutse kuri ariko intebe zasanzwe n'ubundi zakomye kuguma muri biriya birindiro byazo. Yego. Urakoze cyane rero, niba nta yandi makuru rwose. Yego. ubwo komeza dukurikiranire nyine, ubwo nibishoboka turaza network ukaza kuba uyifite, turaza gusubira mu masaha ya update cyangwa se muri ya masaha ya update time, ubwo birumvikana mu gicamusi. Yego kabisa. Urakoze cyane. Namwe murakoze. Sawa. Ngayo nguko rero uko ibintu bimeze, Adolphe rero nawe akaba atubwiye rwose uko ibintu biramutse cyangwa se uko byari byifashe ku mugoroba washyize, mu gihe nyamara mu by'ukuri natwe twagira gutya tubabwira uko byari bimeze, gusa murumva ko ibintu ntago byoroshye na gatoya. Hanyuma rero mu by'ukuri turimo turagenda tugana ku musozo, twibaze ikibazo kigira kiti ese ibintu biri buze kugenda bite ko tubona intambara zikomeje kuba mu bice byose. Aha ndavuga rero mu by'ukuri muri Kivu y'Amajyaruguru, aha yewe imirwano ikomeje kugenda ijya no muri Sud Kivu naho, dore ko bari kwirwa bagira gutya rwose bahangana. Ese bizagenda bite? Nyamara aba bagabo byose intandaro baravuga bati Gisekedi niwe ugomba kurangiza ibintu, ariko yitwa Gisekedi akaba aravuniye ibiti mu matwi cyangwa se aramaze gushyira rwose agati mu ryinyo, nyuma yuko ari ugomba kwemera akicara ku meza akaganira na M23, ariko ntabwo yigeze abikozwa, ahubwo rwose icyo ngo ni ukurwana, ngo ni fashi beto rwose, ngo ni ntanyeganyezwa. ubu rero akaba arashamitse rwose, aho kugira ngo afate inzira yo gushaka uburyo kibaganira, ahubwo abagenda agura ibitwaro mu by'ukuri akanya kose abonye ko kuba yakwicara akitekerezaho, aba yagiye gushopinga hamwe n'ababambari be barimo uwitwa Jean Pierre Bemba ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye bamufasha rwose muri urugamba, ariko ukabona ko intumbero yabo nuko baba bafite indonke cyangwa se icyo bishakira muri urugamba. So reka rero tuze kureba ese bizagenda bite, ese urugamba amaherezo y'abarwa za buruhe, wowe uzakomeze ubikurikirane. Gusa ariko njye amaherezo nkaba mbona ashobora kuzaba
uwitwa Gisekedi bamubiranduye cyangwa se rwose ugasanga habayeho icyitwa balkanization. Byose rero ni ibintu mbona rwose biri gushoboka cyane, ariko ntabwo urumva nibyo mbona, ariko ntahamya. Reka turebe uko bizagenda. Gusa iyo ugiye muri bashikiye guverinoma bo bakubwira ko n'ubundi ngo M23 bazayirukankana bakongera bakayambutsa igahungira igashwiragira mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu gihugu cya Uganda. Gusa ariko nkurikije M23 y'iki gihe biragoye cyane, biragoye rwose. Ariyo mpamvu mvuga nti Gisekedi agomba gufata umwanzuro hakiri kare akicara akaganira n'uyu mutwe. Hanyuma rero abantu mugeze ku mora ari ubwa mbere mukande kuri subscribe tuzajye tubana. Abamaze rero kuyikora dusanga rumwe rwose mu kiganiro turibana mu makuru agiye atandukanye. Icyo musabwa no gukanda like ndetse mukanasharinga kugira ngo dukomeze kugenda twagura umuyoboro. Wakoze cyane no kubana natwe muri iki gitondo. Reka andi makuru tuze guhura muri update time. Asansan, ciao.